Abantu benshi bakunda kwivuza ubwabo ndetse bamwe bagategereza ko uburwayi bukomera mbere y'uko bajya kwa muganga. Ariko rimwe na rimwe gutinda kwivuza bishobora gutuma ikibazo kirushaho gukomera. Muri iyi video rero turarebera hamwe ibimenyetso birindwi bikwereka ko igihe kigeze cyo kujya kwa muganga. Reba rero kugera ku musozo kuko icyanyuma ntigikwiye na rimwe kwirengagizwa kuko ari icy'ingenzi muri ibi bintu tugiye kukubwira. Ku mwanya wa mbere, iyo ufite umuriro wanze gushira cyangwa se umuriro utinda gushira. Niba ufite umuriro mwinshi cyangwa umuriro umara iminsi myinshi utagabanuka, ibi ni byiza ko wahita ujya kwa muganga kuko wangiza ibice byinshi byo mu nda, ibice byinshi by'umubiri kuko nyine ni umuriro. Umuriro rero ushobora kuba ikimenyetso cy'ubwandu cyangwa se indi ndwara ikeneye gusuzumwa. Icya kabiri, iyo ufite ububabare bukabije cyangwa bukomeza. Ububabare bukabije mu gatuza cyangwa se mu nda ndetse no mu mutwe, yewe n'ahandi hatandukanye ku mubiri ntibwagakwiriye kwirengagizwa. Niba ububabare bukomeje cyangwa bukiyongera, nyabuneka jya kwa muganga. Jya kwa muganga utegereje iki? Ku mwanya wa gatatu turasanga igihe uhumeka bigoye, igihe uhumeka nabi. Guhumeka bigoye, guhumagira cyangwa kubura umwuka ni ikimenyetso bishobora kuba bikomeye. Ibi bimenyetso nubyumva ukumva nyabuneka urahumeka byanga, umwuka uraza uhatirije, ukumva urahumagira muri wowe, umwuka ntuza mu buryo byari busanzwe. Niba umwuka uza mu buryo butari busanzwe ukabona hari cyahindutse mu mihumekere yawe, gerageza uhita ujya kwa muganga wibyirengagiza. Ibi bisaba ubuvuzi bwihuse, nyaboneka jya kwa muganga utegereje iki? Ku mwanya wa kane nakubwira ko nk'igihe ubona hari amaraso adasanzwe. Niba ubona amaraso mu nkari, mu musarane, mu kuruka cyangwa mu nkorora, yewe cyangwa kuva amaraso bidahagarara, jya kwa muganga ako kanya kuko nubona gutakaza amaraso wibihagarika, wibitinza. Nubona amaraso ava ntahagarare, jya kwa muganga kuko amaraso ushobora kuzajya kwa muganga amaraso yagushizemo, kandi amaraso yagushize mu mubiri bizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ku mwanya wa gatanu turasanga ko igihe ubonye habayeho impinduka zidasanzwe. Kugabanuka kw'ibiro cyane utabishaka, ukabona ugabanyije ibiro ntiwigeze ubigiramo uruhare ngo bigabanye, cyangwa se kubona wongeye ibiro ntiwigeze ugiramo uruhare mu byo wariye, nta kintu uzi cyongeye ibyo biro. Kubura apeti igihe kirekire ukumva ntukeneye kurya, umunaniro ukabije cyangwa se kubira ibyuya umubiri wose, ukabona ukubira ibyuya umubiri hose byinshi nijoro, ukabona urasweringa cyane. Nyaboneka ibi bishobora kuba cyangwa se bikaba byagusaba kwisuzumisha. Ibi bintu wibikerenza, ibi bintu wibitinza burema, jya kwivuza igihe ubonye ufite impinduka zo kugabanuka ibiro utabishaka, utayabigizemo uruhare. Igihe wumva utafite apeti, mbese nutagira apeti ntabwo uzarya, nutarya uzagira ikibazo. Umunaniro ukabije, ukumva ufite umunaniro, kandi akenshi ufite umunaniro ukabije ubwonko ntibabukora neza. Gerageza rero igihe ubona wanabize ibyuya byinshi cyane nijoro mu buryo budasanzwe, cyangwa se ari n'igihe kidashyushye, atari igihe cy'ubushyuhe, ari muri kondisiyo nziza, gerageza ujye kwa muganga. Ku mwanya wa gatandatu rero turasanga ko igihe ubona indwara itavurwa cyangwa se igaruka kenshi, n'ibimenyetso bikomeza mubwo waba wafashe imiti cyangwa se bikagaruka mu buri gihe, ni ngombwa kwisuzumisha aho gukorera ubuvuzi wenyine cyangwa se gukora ubuvuzi wenyine, cyangwa se kumva ngo ndivura muri uri, cyangwa se ndakomeza ngume mu rugo. No, reka kwivuza wenyine, ahubwo gana kwa muganga ujye kwisuzumisha, umenye icyabagitera ibyo bibazo. Ku mwanya wa karindwi rero turasanga ko ubonye ibimenyetso bikomeye byihutirwa. Urugero, niba utaye ubwenge, igihe wagize intege nke zitunguranye ku ruhande rw'umubiri, utabasha kuvuga neza se, igihe ufite ububabare bukabije mu gatuza,
mbese igihe wagize impanuka cyangwa se ikindi kintu cyaguteye ibikomere bikomeye, hamagara ubutabazi cyangwa se ujye kwa muganga ako kanya, ntutegereze ko bishyira cyangwa se ibyo bintu birangira. Ibyo bintu bikeneye ubufasha bwa muganga. Ku musozo rero sinabura gusoza nkubwira ko kwivuza hakiri kare bishobora gufasha kuvumbura ndetse no kuvura indwara mbere y'uko ikomeza. Kandi wibuke ko inama tubaha mu mavideo zidasimbura inama za muganga. Niba ufite ibimenyetso bikomeye rero cyangwa bikugoye, jya kwa muganga ako kanya. Niba iyi video rero yakugiriye akamaro, sinabura kukubwira gukora likes, mukore like nyinshi mw'abantu mwe, mudufashe kutwereka ko turi kumwe, ndetse nawe uje bwa mbere nakugira inama yo gukora subscribe kugira ngo utazacikwa na video zitaha, kandi nababwira mube mwasangiza inshuti zanyu ndetse n'umuryango wanyu iyi video, kuko ishobora gufasha umuntu gufata icyemezo gikwiye ku gihe, mu gihe yafataga ibintu mu buryo busanzwe akabifata nk'ibintu byoroshye. Murakoze rero, mwari kumwe na Bruno Yves, tuzongere mu yindi video ikurikira inshuti zanjye.